This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Family Table TV, nongeye kubaha ikaze. Ni mama Christine muri kumwe, twageze mu ruganiriro rwacu. Mukuru dutebe mwese twegerane hanyuma tuganire. Uyu munsi rero mbazaniye yihe ngingo tugiye kuganiraho. Nababwiye ko tugomba kuganira ku bibazo biri mu muryango ariko tugamije kubishakira igisubizo. Twese hamwe dufatanyije. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira n'abashakanye. Abashakanye mu rugo bajya bagira umwanya wo kuganira, bajya bagira umwanya wo gusabana. Ese kuganira no gusabana mu rugo bifite akahe kamaro? Bikorwa bite? Bikorerwa he? Bifite akahe kamaro? Iyo bitakozwe neza bigira izihe ngaruka mu mibanire y'umugore n'umugabo? Icyo nicyo ngira ngo tuganire, nawe urebe mu rugo iwawe se bimeze biti. Ubwo busabane no kuganira burahari? Turaza kurangiza iki kiganiro buri wese amenye aho ahagaze ndetse amenye n'icyo agiye gukora. Niba rero nawe wahageze, kora subscribe, kore like, hanyuma usangize ibiganiro bya Family Table TV abandi, hanyuma kandi n'igitekerezo cyawe ni ingenzi kuko gituma turushaho kubaka uyu muyoboro wubaka umuryango. Ndi kumwe rero nk'uko mumaze kubimenyera, ndi kumwe n'umuvandimwe Goreti. Goreti yababwiye ubushize yuko afite ubunararibonye mu birebana no gutanga ubujyanama, ubuhuza ku miryango. Niwe rero ugiye kudufasha muri iki kiganiro. Goreti, amakuru yawe? Ni meza cyane. Urakoze cyane, wazanye topic cyangwa se ikiganirwa cyiza, kuko mu by'ukuri binyibukije ko hari agatabo nanditse maze gukora ubushakashatsi mvuga ngo kubera iki ariko ubundi kubera iki abantu basigaye bagirana umubano mubi, ugasanga urugo rwabishye. Ese ibimenyetso ni ibihe bigaragaza ko rwabishye? Ni uko baba batakivugana, batagisabana. Niba bagisabana, niba bakivugana, niba bagisesengura ibibazo byabo, ngo mbese iyo mutaganiye ntimumenye n'ibibazo mufite. Iyo mutaganiye ntimunaryohezanya kuko nta nubwo museka, ntabwo mwishima. Niko rero nabibonye, kandi byinshi byagiye iyo bataganira no mu buriri ntabwo nyine bigerwaho. Ubwo rero byose bikagenda bizana ingaruka, zikazagera kuri za nshuti zanjye zitwa abana, nabo bakabihungaraniramo, kandi byaturutse kuri abantu babacumbikiye babiri bataganira, badasekerana, badasangira ibiri ku mutima, ahubwo bagashaka inshuti hanze. Yego. Ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Rero kudasabana no kutaganira ni kimwe mu bintu bikomeye bijya bisenya ingo. Iyo bihari, nk'uko twese kubivuga ko bijya bihinduka ikibazo muzi, ariko bigahinduka n'igisubizo. Yes, bishobora kuba ikibazo muzi cyangwa bikahinduka igisubizo, bikaba inkingi yo kubaka urugo. Kuganira no gusabana. Kuganira no gusabana. Ni ukuvuga ngo iyo bitagenze iyo bitakozwe biba ikibazo. Iyo byakozwe bikaba inkingi ya mwamba. Bikaba inkingi ya mwamba. Ngaho rero hari ushobora kuba twumva akavuga ati se ubundi tujya tubikora. Reka nkubwire rero ukuntu abantu batabikora kandi batabizi. Ubwo muri ubwo bushakashatsi nasomye ibitabo bitandukanye, harimo na communication donc en couple, ibiganiro no gusabana mu bashakanye, yanditswe n'abantu bamwe. Ikintu bavuzeho cyane ni uko hari imico ituma abantu bataganira kubera ko n'undi basanzwe ariko bateye personality. Yego. Reka turebe imico y'abantu itandukanye cyangwa personality zishobora gutuma tudasabana n'abandi. Ubwo ndisangamo nawe urisangamo. Personality ya mbere ni sanguine. Ba nyira ndabizi.
yewe ugasanga uragiye kuvuga ikintu uragiye kuvuga utariko burya hari ibintu nabonye atariko ati ibyo bintu ugiye kuvuga si kwa kundi na bya bindi ugasanga twacuzanye umwuka aho twatugiye kuvugana abanyabiganiro bacu ugasanga twababucuza umwuka aha ngaha ni icyo kiganiro hagati y'umugore n'umugabo donc personalite yacu yo gushyanuka ubushanutse ugasanga umugore ni inshanutse umugabo ni inshanutse n'uvuga wenyine reka no kuvuga ingero nazo no kwimena ibinda ariko ndashaka kuvuga ku bintu umuntu twahuye muri bisi barimo kuvuga iby'umupira ahita atangira kuvuga ibyo ari byose ati ngenda bizi ntabwo ikibitarata amakipe yose arayazenguruka abantu bose baraceceka bageze ahatari kwa mugabo urimo dusakuriza umugore bari kuvuga cwe noneho dusigaye tuvuga ariko se buriya umugore mu rugo aravuga ko ureba ijambo ryose yaryihariye abantu bajya kuvuga agahita bati ceceka niyo ndayizi ceceka n'ibyo ndabizi reba rero noneho byageze mu rugo yeba urumva umugore azavuga cyangwa uwo mugabo azavuga oya ni umugore urumva uwo mugore cyangwa umugabo ufite mugenzi umeze gutyo nyina ndabizi azatumuvuga azaceceka kandi azamufatira n'ibyemezo kuko mvuga ati ibyo wari ugiye kuvuga ndabizi noneho reka nguhe amafaranga ya nayo ntugire ikindi kintu mbaza mbese ibitekerezo byose n'ibyemezo niwe ubifata urumva ni ba nyina ndabizi imana itubabarire noneho hari abandi bitwa ngo intagondwa intagondwa ni cholelerike ugasanga ntabwo ava ku izima ni ukutava ku izima niba bari mwaganira gute koko umwana twamujyana hariya kubera yuko hariya basigaye bahenda kandi urabona nta kazi nta mikorere ngo ndavuze ngo tuzareka kurya ariko agume hariya batazanseka ntabwo ava ku izima ntabwo ari flexible iyo flexibility rero ikeneye mu biganiro hagati y'abaganira umugabo n'umugore by'umwihariko umugabo n'umugore bahabaye iki rero mfite umuntu ntabwo ndi bumvuga atahita yemenya icyo dupfana buri kintu cyose ariko habaye iki mwavuga ibintu bikomeye ariko ibyo habaye iki ariko nibo bita abandi ni phlegmatic ariko ibyo bintu kuki muba mwakajije ibintu ntabwo ashaka kugira ikibazo ahubwo ibintu byose babigize amazi babigize ibintu byoroshye byose muba mwabigize intambara kubera ariko ibyo ni ibyabaye iki ibyo ashoboye akabishobora ariko ibyo adashobora ubyemere nyine uko nguko habaye iki ubuzima burakomeje ntabwo ashaka umucana murebe igisubizo ahubwo aravuga ngo niba byabaye murebe ikibazo ngo ntabwo ashaka ko murebe ikibazo abo rero nkabaye iki nabo barahari abagabo n'abagore ariko ibyo habaye iki ariko sibyo ni ibiki kuki ukomeza ibintu byose ubigira intambara nabise rero habaye iki mu gatabo nise ngo kwirinda biruta kwivuza kuko nabonye ko turamutse tuganiriye nta bibazo byinshi twagira nka bya bindi twabonye cyagije bahabaye iki rero nabo bamenye ko babangamira ibiganiro umugabo uteye gutyo n'umugore uteye gutyo ariko ndibaza aba bantu bombi bafite iyo personalite hari babandi wavuze ngo batava ku izima umugore n'umugabo abo bantu bombi batava ku izima za ntagondwa byagenda gute umwe avuga ati ndashaka ko bigenda gutyo undi ati ndashaka ko bigenda gutyo hasigara kurwana hasigara nyine noneho kuba barwana niho hashobora kuva imirwano niyo mazina abantu bavuga ngo ngo umuntu ni ingare ngo umuntu ngo donc nta ngare mbiri ngo bose ngo nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe aho rero ni ibihanga bibiri ntabwo byajya mu nkono rwose urwo rugo rurasenyuka ni ba nyina ndabizi nabo ariko barajena naba aracecekesha ubwo rero twari twigereye kuri habaye iki phlegmatic nabo ni ikibazo noneho abatezi b'amatwi active listeners aba bantu ni abanyamahoro nibo dukeneye nkeneye kuba umutezi w'amatwi ibyo ni ibintu byafasha umuntu wese ndetse si no mu rugo gusa babita ngo icyo abo ngabo batega amatwi ba active listeners donc abatega amatwi abatezi b'amatwi abatega amatwi abo ngabo rwose ni abana beza yakena atakena mbese ahora ari kwa kundi ntabwo ahinduka niba umubaje ikintu abanza gutega amatwi ngaho banza usobanurire ari umwana aje arira ati banza usobanurire uko bigenze ari umwana watewe inda aramubwira ati papa banza unyumve ukuntu byagenze mama banza unyumve
nagiye gutya baranshuka nisanga ndi hano na hano uwo mwana urumva yatoroka urugo yakwirukanwa se we bamuteze amatwi arabanza avuga ikibazo ahubwo barebe igisubizo bamubwire ngo pole humura turi kumwe aho rero niho hava ihumure niho hava ibisubizo byiza by'urugo ari ku bana ari ku mugore ari ku mugabo abatezi b'amatwi turabakeneye mu rugo bazakemura byinshi ariko si urumva byoroshye koko nkiri aho ngaho reka rero turebe ibyiza byo gutegana amatwi no kumenya kuganira mbese kugira ngo twubake urugo rw'amahoro hakabaho kwirinda amabwire kuko muba mwabiganiriye ndetse mwayumva mukabiganira muvuze si byaturutse he tuzi ko bambwiye ko bakubonye muri roge aho kugira ngo ubibike urabimuganiriza ariko hari ikintu cyambabaje abantu umuntu yambwiye ese ni igiki ngo yambwiye itariki n'iyi aha n'aha ko yakubonye muri roge ugatangira noneho niba ufite amakuru koko anyuranye n'ayandi ukamusobanurira ese wavuga uterese biramutse ari byo wasaba imbabazi cyangwa ukavuga ko wari ugiye gushakayo wenda umuntu ugusinyira kuko ariho yari n'urugero simbizi ariko umwaganire ntabwo ari kimwe n'uko mutaganiriye icyaha cyose gishobora kubabarirwa warabyemeye ariko cyabarirwa abantu bakiganiriye banagisaba imbabazi habaho rero mbese kuvanaho urwikekwe no gusangira amakuru ku bibazo byabaye madamu mbonye muri roge ariko kuko twaganiriye namenye impamvu yari yagiyeyo wasanga se hariyo n'akabari wenda hari umuntu wambwiye tumwe ngure fanta tuganire ibintu byose mukabiganira bikagaragara ko nta kibazo cyari kirimo donc mutangira kumenya rero n'ibibazo ari byo mu bana ari n'ibyanyu bitari byarenga inkombe kuko mwaganira iyo muganira no gutega amatwi kuko ari kuganira no gutega amatwi hari noneho urugo rukora gahunda hamwe nose mwakora gahunda mutaganiriye ntabwo bishoboka ibibazo murabimenya mukanasenga mukagaragaza yuko mbese mwese donc mubifitemo uruhare kugira ngo bikemuke tugiye kubona ibyiza noneho byo kuganira no gutegana amatwi ku bantu bashakanye icya mbere ni uko muhana amakuru rero ayo makuru akagendana n'imiterere kuko wa wundi utega amatwi wa wundi utari no kuba ari umuntu ushishikisha abandi cyangwa se uvuga wenyine aratega amatwi amenye icyo kibazo aho cyavuye urugero nk'uwakubwira ati umugabo wawe namubonye ari kuri roge udashaka ibiganiro urabifata gutyo ko yari yagiye mu buraya nyamara wenda hari umuntu wamuhamagayeyo kuko hariyo n'akabari barimo gusangira kamwe sibyo yego se tuvuge wenda ko yanamubonye ndetse ko bari binjiranye no mu cyumba siko nabyo bishoboka ko baganiriye bashobora kubabarirana ashobora gusaba imbabazi nawe akamubabarira nuvuga ngo mu kuganira nibwo haboneka ibisubizo by'ibibazo cyangwa bigakumirwa cyangwa se hakaboneka amakuru atari ayo bari umuntu yari afite ku kibazo runaka cyashobora gusenya urugo ni ukuvuga ngo gutegana amatwi bigomba kuba ku mpande zombi bigomba kuba ku mpande zombi harimo no kwa gutsinda ya miterere yawe kuko niba ari wa muntu uhita asubiza acamo abantu mu ijambo ashobora guhita avuga ati nibyo n'ubundi ibyo bintu narabiketse atabanje kumva neza akongera akamukomeretsa atumvise neza icyo impamvu ni ukuvuga ngo rero niba nabyumvise neza uko uri kubisobanura umuntu agomba niba ari nako ateye muri couple mu buzima bw'abashakanye agomba kwiga gutsinda ya miterere ya kamere ye aremwemo noneho ikindi ni uko uwo muntu wa mugani uhita buritari mu magambo no guhita asubiza uhubuka mu magambo yego akomeretsa kenshi umugenzi we mu gihe cyo kuganira no guca mu ijambo ntabwo haba harimo gutega amatwi ubwo rero ibyo byose biza ari ibintu biza ari nk'ibikwasi kuri mugenzi wawe wenda yarakeneye ko umugira inama yarakeneye ko umutega amatwi yarakeneye ko ari we mujyanama mbese wa nyuma mu bo cyangwa se yizeye none urahita umuca mu ijambo urahita umucira urubanza urahita umurusha amagambo kandi ari wari ugiye kuganiriza nimba rero tudutega amatwi umuntu ugiye kutuganiriza turamureka bari uvuga turamureka uruvuga reka nguhe akantu wenda mbabare ko nciye kano kantu reka wenda kabe nka ikisi reka nceka akantu gato reka mvuge wenda gafate ni wowe ufite ijambo ngiye ngaceceka
noneho narangiza nawe ngiye kuvuga nanjye nkagafata ubundi bakoresha umutima noneho nanjye nkaba mvuga noneho navuga ngo reka ni nka hari mikoro cyangwa se ijambo nkariguha iyo ako kantu bagiye bagakoresha niba ugiye kuvuga ni ngewe ndi wangafite ni wowe uragafite nanjye nubwo uti ngaho ugira icyo ubivugaho niba bigerageze barebe nanjye ubwo ngubwo nabyize mbikeneye kuko hari igihe umuntu yongera akagira amahirwe nanjye nzajya mbikoresha ni uguhana ijambo kandi mu mutekano mu bwubahane nta guhubuka nta tugafata noneho amatwi yacu tugateranya n'umutima kugira ngo ibyo twumva bigende biyungurwa n'umutima wa umutima w'urukundo no gutuza byanze bikunze aho ubuvandimwe bugumaho kandi n'urugo rukamera neza tekereza umuntu waje agahita abwira umugabo we yuko ubwo nigiye ku mudamu yuko wasize umwana iwanyu ari umuntu utavuga ari umuntu utagira umuntu uri silencieux nayo n'indi personnalité mbi donc timide silencieux udakunda kuvuga timide mbese ufite amasoni yo kugira ikintu yakubaza yego cyangwa yavuga uragira isoni z'umugore wawe kubera iki nimba barakubwiye ngo yarabye niba babwiye ko yakuyemo inda shaka uburyo uzamuganiza buhoro umenye ukuri kuko uzahora umucira urubanza nimutamenya ukuri kwa nyako kandi njye sinjya n'impungenge iyo amakuru yose umugabo wawe yamenya n'ayo umugore yamenya mukundana nta mpamvu yo kumva yuko ari ibyacitse kuko byanze bikunze azayakumenyesha kandi muzabiganiraho nta mpamvu yo kuvuga ngo ngo kanaka ngo yaraduteranyije yabateranyije gute se kandi mukundana nimba babateranyije bikemera ubwo ntimwari mukundanye n'ubundi ntago rwari rufashe nta makuru yaturuka hanze yaza gusenya urugo niba ahubwo ayamenye mugiye kuyaganiraho mu rugo harimo transparency harimo umucyo nta mpamvu rero yo kuvuga ngo kanaka ngo yasenye urugo rw'abariye none se niba ari amagambo kuki ataje ngo abikubwiye niba agukunda mu biganiro ni ukuvuga rero ngo iyo mwaganiriye nta kintu gishobora kubatandukanya cyaba amagambo cyangwa se amateka bakubwiye harimo n'ibinyoma ikindi kintu cyiza urugo ruganira rutegura hamwe imishinga makanamenya n'amafaranga yinjiye n'agiye gusohoka ahangaha rero haba ikibazo gikomeye cyane agomba ukuri n'urufunguzo kuko iyo umbwiye ikintu ukambesha biritswa nuko utari kubimbwira sibyo ukambwira ngo urumva sheri ngo ninjije ngo 500 kandi wonde wabonye miliyoni akiza muweze kuza kumbwira tuvuga ati nagaketse ubundi amakuru kutajya kuyambwira ubundi wayambwiraga iki akaguha 500 andi yajyanye ku nshoreke cyangwa se yanakoresheje ikindi nabyo birashoboka ukazagira igihe ukabona amafaranga yari yinjiye yari miliyoni yakubwiye 500 yonyine ibinyoma rero byatuma communication irabiha kwa gusabana no kubwizanya ukuri bigomba kugendana ukuri kandi kudakomeretsa urugo rero ruganira ntabwo rukumira ibibazo byinshi kandi rukumva n'ibibazo uko bimeze ibikemuka bigakemuka hakiri kare isibyo hari akantu gato nagira ngo mbabaze ku birebana n'uburezi bw'abana akenshi hari igihe mu rugo haba nk'ikibazo umwana akagira hakavamo umwana wenda akaba umwana udakunda kwiga akaba umwana nk'urumogi ni urugero akajya mu nshuti ugira gute rimwe na rimwe ugasanga baritana ba mwana uyu mwana abaye gutya kubera ko utamuba hafi bigenze gutya ibyo byo communication izana iki ku burere n'uburezi gukemura icyo kibazo icya mbere ni uko wa mwana iki ni ikibazo cyiza uzanye icya mbere ni uko wa mwana yasanga mumuhuriyeho ku buryo ntabwo ari bubatandukanye ahubwo murarushaho kumuhuriraho kugira ngo mumufashe cyangwa se namwe mwifashe kuko mwatewe impamvu rero communication ari nziza ni uko icya mbere murahozanya mu gihe umwe reka tuvuge ngende umukobwa wawe naje natwaye inda nta nubwo nize nkubwira n'umugabo nta nubwo ugize umubona naho ngaho ubwo icya mbere ndahita ntanga amakuru ku mugabo yuko wa mwana wacu uzi ko atwite ariko ndabanza amenye ukuntu mutwara neza kugira ngo natahungabana kuko ngenzi umugabo wabyiboneye gutya abyiboneye abonye ko umukobwa atwite yari imfura yabo ahita
ajya kunywa kamwe araza yujuje aza afite intego yo kurwana na madamu amubwira amukubita ngo yareze nabi noneho umugore kuko yaramaze gukubitwa inshuro zihagije yarasigaye avuze induru abana bagahaguruka uzanye isafuriya uzana umwuko bose bahurira kuri papa wabo ahita noneho avuga ati ni njye kibazo nta n'umuntu unyumva afata inzira ajya kuri muhazi kwiyahura yagaruwe n'umuturanyi avuga ati ko se ko bwije tuzamuke menya rero basanzwe babona ko aziyahura ati tuzamuke singusiga urajya kuri muhazi gukora iki iri joro ati burase se nanjye nagatorayo udufi n'ibyatoya ati by'amafi byihorere ati ntabwo ari yakujyanye tuzamuke aramuzamura baganira basunika igare abageze mu rugo aza kubimbwira arira mu gitondo aturuke iyo kiramuruza aramubwira ati nari ngiye kwiyahura ati se bitatu bimeze gutya ati navuze ko umwana atwite ati mbwiye mama we abana bose barahagurukana nyina bashaka kunkubita ati nibwo numvaga ngomba kwiyahura kuko bambwira ko ari igihe biteye ngo yabiteye gute ngo kubera kunywa inzoga no kwiyandarika no kugenda nk'umupapa no guhacyura uwo mwana ngo azave mu ishuri gushaka umugabo yaramushatse nyine ariko umugabo yamenye ko ashatse umwana ukiri muto utaragize imyaka yahise amutoroka umukobwa agaruka mu rugo atwite nuko byari byagenze ariko hamwe noneho no kubaganiriza ubu nta kibazo habayeho gukira ibikomere bateranye ko byari byinshi cyane no gutega amatwi abana n'umugore n'iki n'umugabo barongera barahura bameze neza ibyo ndabishima Imana ariko ubu noneho nabwiye ngo umuti no kuganira yaba yasinze baramutega amatwi babonye icyo kurya baramutega amatwi akabaganiriza akababwira bakaba ari bamufasha kugira gute muri bwa gusinduke bwe baba bamuteze amatwi baba bamwakire bamwemeye harimo no kwakirana mu gusabana bivuge yuko uwo mwana kugira ngo birinde kugera aho ngaho umugabo afata icyemezo cyo kujya kwiyahura cyo kujya gushyiramo kamwe kugira ngo aze kubona uko yikorera aza kurwana yihanira nta kibazo mbese adatekereza nta kintu kimubuza yakubita umwana na nyina kuvuga ngo habuze communication habuze communication biba byaraninze kugera ikintu nashaka kuvuga nuko habuzeho communication na mbere kuko wa mwana yajyaga abwira mama we ko azabatoroka noneho ntigeze abibwira papa wabo akarirana nawe ati mwana wanjye ubwo uzaba unsize hehe ariko bakabisha papa wabo noneho abimubwira umwana yari amaze kugira donc kugaragaza ko afite ikibazo aramubwira ati niba wari uzi ko ari wabiteye atangira kumubwira bya bindi atamubwiye mbere kwa gusinda kwawe kwa guhora umucyurira ngo yarakuze ngo yarakwiye gushaka umugabo ati ibyo byose rero nibyo byatumye amera kuriya none nta soni urimo uravuga bivuge ngo umugore yajya kuba yarabimubwiye hakiri kare akamenya uko ahindura imico kugira ngo abana batagenda babacika abana barabacitse bamwe bajya mu muhanda abandi bajya gute ariko bamaze kuboneka umuhanuzi ko abana bagarutse bakiga bagatsinda bose barimo baragenda baba abagabo n'abakobwa bakuru ubwo rero nabyo twavuga yuko birakumira ibibazo ari mu bana ari mu rugo ari no mu bukungu ibintu byose birangizwa no kuganira dusoza ikiganiro cyacu rero ni izihe nama ushobora kugira abagore badukurikiye abagabo badukurikiye abakobwa n'abasore bazaba abagore b'ejo n'abagabo b'ejo badukurikiye ni izihe nama wababwira dusoza ikiganiro cyacu communication cyangwa se kuganira no gusabana ni ishingiro koko ry'urukundo nyarwo rw'abashakanye ibyo ni ukuri pe ni ukuvuga kandi ngo bigaragarira yuko hari igihe haba imbogamizi bitewe n'ukuntu ufata wa muntu sibyo utamuha agaciro ntabwo wamuha umwanya wawe nta n'ubwo wakumva ko ibyo akubwira bifite agaciro ahubwo ni ukumenya ngo umuntu tugiye kubana ndumva mwubashye ku buryo ari umuganizi wanjye ari umujyanama wanjye ari umuntu nubashye kuko umuntu ntazigera nsuzugura ntazibikaho amakuru ntabwo ngomba kumugirira ipfunwe uko byaba kose niba mukundana uko wabyibuha wananuka warwara utagira gute aracyari wa wundi mu mutima mu buryo budafatika ni umuntu wawe ugomba gukomeza kumwubaha uko byagenda kose kumva ko ibyo uwo mwashakanye akubwira bifite agaciro kuruta n'iby'undi muntu nibyo bizakomeza kugira gute
gufasha ba bandi gukomeza gusabana. Ariko nanone bikavuga yuko mu by'ukuri na mbere iyo bagiye gushaka aribo twari tugiye kuvuga babanze bige iby'umushako byo gushakana, bamenye neza ibi bintu byose turimo tugenda tubivuga ducaho agace, kandi bakunde no gusoma kuko resourcing, donc kwiyongerera ubumenyi. Burya ngo urugo rwubakwa no kumenya, sibyo? Kuyoborwa n'amarangamutima mabi, bya bindi mbese no guhita urakara vuba, ntabwo mwaganira n'umuntu wamurakariye. Niba yakoze icyaha wo kureba umuntu icyaha gitandukanye na wa muntu w'inshuti yawe, niryo banga ry'uko wakomeza kumuha agaciro. Urimo kubyumva? Bakubwiye ngo yasambanye man, kandi n'undi aracyari umugore wawe, aracyari umugabo wawe, ese urahita umushyira hasi wumve ko ntacyo kimaze, ntacyo kivuze? Oya, wasanga ni muganira usanga bamubeshyera, cyangwa se ugasanga ugomba kumubabarira kubera ko wenda byamubayeho. Hari umuntu ugenzi bahaye ibiyobyabwenge yisanga ari muri hoteli, kandi umugabo we yaramubabariye, bari bamugambaniye. Ubwo rero byose urumva yabimenya gute bataganiriye? Rero noneho tuvuge ngo igihe kirageze ko ibintu bihinduka, tumenye yuko imwe mu nkingi ya mwamba y'urugo, ubwo nyine muzabibona ibyinshi, tuzabona mu dutabo nituboneka tuzabwira ngo twatubona n'aha, tuzanakomeza tubigarukaho. Inkingi ya mwamba, imwe mu nkingi za mwamba z'urugo harimo ubusabane, kuganira no gusabana, no gutegana amatwi, gusabana no gutegana amatwi. Ahubwo mbere y'uko dusoza nari ngiye kubaza ikiganiro gikorerwa he? Cyangwa ryari? Gikorerwa he cyangwa ryari? Ikiganiro gikorerwa he cyangwa ryari? Icya mbere gishobora no gukorerwa n'aha twicaye, abantu bicaye mu kajaride kabo, sibyo? Bakaganira. Ushobora kuvuga ati sinshaka ko n'abana bamenya ibyo turimo, nk'ibyo bintu wenda mushobora kuzamura amarangamutima. Mwareba ahantu mujya kwicara, sibyo? Hataba hari abantu baza kumva, mukaba mwakwitarura abandi nko mu kabari mukajya hirya cyane, mwaza no kuzamura amarangamutima ariko ntihagire umuntu babona. Ikindi ni uko mushobora no kuba mwaganirira nyine no muri ya salo, sibyo? Na mbere yo kugira ngo mugire muri chambre, mwagombye kubanza mukaganira, mukareba ko mufitanye ubusabane. Kuganira bigendana no gusabana imbabazi no kubabarirana, no kureka ibintu wumva bitahinduka, kuko bireka uvuga uti ntabwo nabiri ntacyo nabikoraho, kugira ngo udatakaza wa wundi. Ariko muri iyo salo nyine hakaba ari bo bonyine barimo, ari bo bonyine. Iyo harimo abandi rero hano umujinya ukazamuka, usanga mwataye agaciro imbere y'abana. Rero uvuga uti ni ryari? N'igihe mutarakaye. Bashobora nanone ahari simbizi, urambwira niba ari byo, bashobora no guhaguruka bakavuga bati tujye muri kariya gashyamba, kuko iki agasamba hari abadashobora kujya mu kabari nk'uko bivuze, cyangwa muri hoteli ahantu hiherereye, ariko bakavuga bati tujye muri kariya gashyamba, tujye kwa kariya gasozi, bakaganira hahandi hagira n'unarira, akamuha mushwari, nta n'undi wamwumva uretse uwo bari kumwe bashaka kwiyunga, bashaka kuganira. Kandi twibuke kujya dusangira ijambo. Nimba urifite agira akantu afata avuga ati ni ijambo ndarifite, atangira avuga nduzura bivuga wiki, mbese musangira amagambo nk'uko umuntu yasangira, nko gucurana amagambo rero ngo igihe hajya asangiwe harya. Rwose tugire ubupfura, tugire urukundo, nibyo bizanadufasha cyane. Rwa rukundo rutuma nkubonamo agaciro, sinshaka gutakaza uko byagenda kose. Tubigira intego mu busabane rero. Ngifite ijambo. Ubusabane ubusabane, gutegana amatwi no kuganira, biragaragara ko ari inkingi ya mwamba ikomeye cyane yubaka urugo. Ariko ku bakene byose birakenewe. Ntabwo wenda ndakubwiye umuntu wigeze kuba aturutse hanze azanye amafaranga menshi cyane, azaniye umugore we, ariko akimara kuyamuha ahita nta kintu amubwiye, ahita yongera afata indege aragenda. Noneho umugore yararize cyane, asigaye ari muri etaje, ngo arebe umugabo n'umugore b'abarimu barimo kuganira bafatanye n'udutoki, wenda ntabwo gufatana ari ngombwa, ariko arebye ukuntu baganira barebana, ngo aravuga ngo urugo rwanyu ruruta urwanjye. Baraseka cyane bati ati
muzaze mbabwire arangije ngo nta kinege ko bwa urugo rwanyu rurutse urwanjye kubera ko murakundana murasabana mu ntera ishyari baraseka cyane bati twari tuzi ko ari mwebwe muri paradizo biravuga rero ngo gusabana no gukunda bigaragaza urukundo kandi gusabana kuganira no gutegana amatwi ni inkingi ikomeye cyane ikomeza kubagarira rwa rukundo rero noneho ikindi birasaba kubabarirana urumva gusaba imbabazi igihe ari amakosa no kubabarirana kuko nta busabane bw'umuntu mutakundanye mudashobora kubohokeranaho noneho niba hari icyaha cyakozwe umubabarirane vuba vuba kugira ngo mwo gutakaza rwa rukundo kuko byaba byiza ko ubona icyaha ukumva ko ubwo akivuze wenda agiye kukireka noneho ukavuga uti Imana ishimwe ko ntamutakaje ukumva kandi umugira icyizere harimo no kugirana icyizere ntabwo wasabana n'umuntu mutafitanye icyizere ntabwo wasabana n'umuntu mutafitanye urukundo noneho mu bana utasanwe ntabwo mwakongera ngo musabane impamvu mu gihe byananiranye mugomba no gushaka n'umuntu marene cyangwa umujyanama kuko atari kwa marene b'iki gihe ariko ngo ni ikibazo ariko hari igihe wenda mwashaka n'umujyanama mwashaka umujyanama kugira ngo mudatakazanya kuko muraba agaciro imbere yanyu n'imbere y'abana n'umuryango mugari n'igihugu. Urakoze cyane ni njyewe ufite ijambo. Rero dushimire Goreti asoje agira ati kuganira gusabana gutegana amatwi ni inkingi ya mwamba y'umubano urambye w'abashakanye. Buri wese nyine atoremo ibye arebe aho atabitunganyaga yongere abigarure mu nzira maze buri wese yirinde gutakaza undi. Mubane uvuga uti ntabwo nshaka gutakaza sheri wanjye nanjye sinshaka gutakaza sheri wanjye. Ibyo byose biri mu kiganiro. Reka rero tumushimire urakoze cyane Goreti wowe ukigera aha ngaha subscribe yikore like uyikore usangize abandi kino kiganiro udusigire n'ibitekerezo kugira ngo dukomeze twubake umuryango wishimye umuryango uboneye. Murakoze ndabashimiye. This is Family Table TV.